Yes, nongeye kubaha ikaze rero kuri Behind Walls Tales kandi ndabasuhuza aho muherereye hose, abantu baherereye muri Mozambique, abaherereye mu Rwanda, abaherereye mu Burundi, abaherereye muri Kenya, abaherereye muri Tanzania, mwese tuba tubabona ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabashimira cyane kandi turabasuhuje, kandi twongeye kubaha ikaze ku murongo wacu. Nizere rero ko mumeze neza, ndetse n'abatameze neza turabasabira Imana iborohereze, Imana ibe impande zanyu kandi Imana ibagirire neza. Nizere rero ko uyu munsi turi bubane ku nkuru y'uyu munsi nabateguriye, ndizera ko kandi ari inkuru muri bukunde kandi inkuru iri bugire ikindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Akantu nshaka kubabwira rero kadasanzwe, uyu munsi ngiye gupostinga highlight cyangwa se video ntoya, ariko muri comment ya mbere ndaza gupiningamo link. Iyo link nuyikanda iraza kukwerekeza aho uri burebe video yose, uri bwumve inkuru yose kugera irangiye. So nizere ko turi bugendane ntagira umuntu uri bucikwa. Donc urakanda kuri comment ya mbere, ujya muri comment ya mbere urahita ubona link ndi bupininge, noneho ufungura iyo link irahita kwerekeza kuri ahari inkuru yose irambuye. Reka tutangirane rero iyi nkuru n'uyu mugore ukiri mutoya witwa Sophia, akaba yari yashakanye n'umugabo witwa George. Mu by'ukuri rero uyu mukobwa yari afite agahinda kenshi cyane, yarababaye ubwo nyirabukwe yari arimo apushinga umugabo we amubwira ngo ashaka undi mugore, kubera yuko uyu mugore igihe cyose yaramaze ashakanye na George ntabwo yari yabasha gusama, ntabwo yari yabasha kumuha umwuzukuru. Ahangaha rero uyu mukobwa yarabayeho nabi cyane, yari afite agahinda kenshi cyane, yari afite ubwoba bwinshi cyane, yibaza ese uru rugo najemo byaba bigiye kurangira gute? Ese umukunzi wanjye, umukunzi ntawe umutima wanjye nkizera, yaba agiye kunengwa? Ese azemera ibyo nyine ari kumubwira? Uyu mwana w'umukobwa rero ahangaha yaje kuba abandoned, yumva buri kimwe cyose arakibuze, ibyishimo yaje ashaka muri rugo yumva arabibuze, ndetse yumva ari wenyine. Ariko ubwo Sophia aragiye gufata umwanzuro, agiye giving up, agiye gufata umwanzuro ukomeye cyane mu buzima bwe, hari ikintu cyabaye, habaye ikintu atigeze yimagine yuko cyaba, ndetse icyo kintu cyahise gihindura ubuzima bwe.